Muraho neza nkwaye ikaze. Uyu munsi ntucikwe n'aya mahirwe adasanzwe ari gutangwa na Digital Opportunity Trust ku rubyiruko. Akarere waba uherereyemo akariko kose waba umwe mu bagahagarariye as Climate Champion. Kuko iyi ni gahunda ireba uturere twose uko ari 30 tw'igihugu. Ese ni gute nshobora kuba umwe mu bagize iyo climate? Ni gute nshobora guhagararira akarere kanjye? Ibyo usabwa ni ibintu bigeze kuri ibi, nta n'ikintu na kimwe kigucitsemo. Nubikurikiza ushobora kuba ari wowe wahagararira akarere kawe. Icya mbere ugomba kureba video neza kuva ku munota wa mbere kugeza irangiye, kubera ko natanze ibintu byose by'ingenzi ukeneye kugira ngo application yawe ikorwe neza. Icya kabiri ukagomba kuba uzi ngo ese bari kugendera ku kinizihe requirement bari kugendera. Icya gatatu ukamenya gutegura neza amadocument ngiye kukwereka n'ama ECA ndetse n'uburyo resume cyangwa CV yawe iza kubikoze. Ibyo byose nubyitaho kuko ni bimwe mu bintu bitaho nabo iyo bari gukora application choice, barimo barachoicinga abantu bakoze application bashakamo abo ba selecting. Ikindi ni ukureba uko nakoze application process kuva kuri step ya mbere kugeza nkoze submit. Ibyo bintu nubyitaho amahirwe yawe araba ari menshi. Twagiye wowe warasoje secondaire, igihe wasoreje icyo ari cyo cyose ntucikanwe n'aya mahirwe. Yes, reka dukomereze kuri Climate Champions application form. Iyi ni form ya application yacu, tugiye kuyuzuza neza step by step. Iyi form ushobora kuyibona kugira ngo nakantu koroshye kari aho ngaho, ariko harimo ama instructions ndetse na tips ugiye gukurikiza neza, ugendane nanjye we gusa ubundi nkwereke buri kamwe kose. So hano bari kuvuga description yerekeye iyi form, ibyerekeye iyi cohort. Iyi ni program n'ubwa mbere igiye gutangizwa hano mu Rwanda, ni cohort ya mbere muri kuyibona. So kuba ari cohort ya mbere rero aya namahirwe adasanzwe nyine ku rubyiruko. Icyo usabwa ni ukukurikira witonze. Urabona deadline iri ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu saa 11. Tugiye kugendana making sure ko wuje buri kimwe cyose ndetse ukauploadinga amafile n'ama documents asabwa. So urahera kuri full name. Full name rero na urashyiramo amazina yawe yombi neza wirinda ikosa. Numara gushyiramo amazina yawe muri kuyibona, tugendana akantu ku kandi, urahita uza date of birth. Numara gushyiramo date of birth hano hasi, kuri date of birth murabona aka kantu kameze nk'agakadire gato k'umukara karaha, uragakoraho. Hanyuma harahita haza liste iriho umwaka, amezi ndetse n'itariki, then ucuzinge umwaka. Numara gucuzinga umwaka ucuzinge n'itariki. Ubwo ni date of birth, igihe wavukiye. Numara kubikora neza, hano muri kubibona njyewe ndimo ndabikora. Hanyuma nimara kucuzinga dukurikizaho email. Aha naho ugomba kwitonda, email yawe ugomba kuyandika neza uko imeze, nta kantu na kamwe wibeshyemo, kubera ko nibajya kubasubiza bazaboherereza ama email, bazabihereza ubutumwa bugufi kuri email zanyu. Murabibona ngiye email yamaze kuyishyiramo. Nyuma kuyishyiramo urahita ujya phone number, ushiremo nimero ya telefone, ariko nubundi iba no kuri WhatsApp. Ibyo nibyo biraba byiza cyane kurusha kuko bashobora no kwandikira kuri WhatsApp. Hano ahangaha hari liste rero y'uturere, uherereye mu kahe karere. Nkuko nababwiye ni opportunity ireba uturere dutandukanye two mu gihugu uko ari 30. Uraza ucuzinge akarere kawe uherereyemo hano kuri iyi list. Numara kugacuzinga urakomeza na step ikurikiraho. So akarere kanjye njyewe namaze kugacuzinga, hano ni Nyarugenge. Yes, nkuko muri kubibona Nyarugenge. Numara gucuzinga district rero urahita uza urebe hano kuri do you identify as what. Ese uri iki muri ibi bikurikira? Woman, personal, ufite disability, refugee, wapi? Nta na kimwe muri biri. Ariko iriya no option ntago ari tegeko, iriya option nta kintu nyine bazayiconsideraho cyane. Gusa if a woman urabishyiraho, yeah, if not none. Twagiye hano, iyi ni ECA. ECA rero ni kimwe muri part ugomba kwitondera z'ingenzi cyane. Hano uravuga background na interest ufite muri climate science. Hano muri kubona ngiye namaze gukora ECA. Impamvu nayihishe ni kugira ngo mutaza gukora copy, kuko ntago abantu wese muri gukurikira video mwakoresha ECA imwe nkuko muramutse muyibonye hano mukajya kwikoresha. Ntago uragenda mu magambo yawe asobanutse neza mu cyongereza cyawe kitari cyinshi cyane, uko kingana kose cyangwa cyinshi cyangwa kiringaniye, ukore ECA
ukurikije uko ibintu byumva. Ni gute Climate nimba uyizi, Climate ni icyo ushobora kwifashisha Google, urifashisha Google usacinge kuri Climate, ugende ureba aho topic zitandukanye bigufashe gukora essay yawe neza. Numara gukora essay yawe uze uyandike neza, ukore draft ku ruhande. Ibyo ni ibintu biri bigufashe uyitegure neza, niwumva imeze neza uyishyiremo hariya. Numara kwishyiramo urakomeza. Iyi ni essay ya kabiri. Nababwiye ko dufite essay 3. What motivates you to become a climate champion in your community? Ese ni iki kikumotivatinga kuba waba climate champion? Nabwo urakora essay yawe neza, uragenda ukora research kuri Google, wifashisha amatools aragufasha kuba wategura essay yawe. Numara kuyitegura neza, wakoze draft, uyeditinge neza, nurangiza ugira ute uze ujyemo hano uyandike nkuko muri kubona essay yacu tumaze kuyikora. Hanyuma numara kuyikora uraza hano. Do you have any prior experience in community work or facilitation or advocacy? Nabwo ukubwira describe, ubisobanure. Uraza ubisobanure mu buryo bwawe witonze. Numara gukora neza iyi essay yawe nkuko muri kubibona, urayikora witonze, uyeditinge, nurangiza uyishyire muri Google Form yawe. Yes, numara kubikora uraza ukomeze. Ese ufite laptop? Do you have access to a functioning laptop? Nimba ntayo ni no. Niba ufite smartphone nabwo urashyiraho smartphone. Do you have access to smartphone with internet connectivity? Yes. Numara kubishyiraho urakomeza. Are you available to participate in both in person and virtual sessions? Ese we uri ready waboneka haba ari kuzajya witabira online cyangwa ukajya kuri field cyangwa physical? Yes, nabwo wemeze. Numara kubyemeza ugeze kuri CV rero cyangwa resume. Ugomba kuba ufite updated CV or resume. Ku bantu mutayifite, kanze mbereke sample y'uburyo CV yawe igomba kuba yubakitse. Nkuko muri kubibona hano, CV yawe ugomba kuza kuyikora muri ubu buryo, ku buryo uza kuba ufite personal details, amazina yawe. Nkuko muri kubibona hano, uraza guhera kuri part ya mbere yo hejuru, mu ruhande rwo hejuru muri kubibona hano, amazina yawe, address, aho uherereye, nimero ya telefone na email ubishyira. Numara kubishyiramo urajya kuri career objectives. Nkuko mubibonye hariya urayikora ugendeye ku CV nyene nakweretse, urifashisha aya makuru ndi kukwereka, then nawe ikore. Hanyuma ujye kuri part ya education. Part ya education murabizi kuntu yuzuzwa, ushobora gushyiraho secondary or level ndetse na biraterwa n'icyiciro ufite. So uraza umanuke ujye kuri skills. Ama skills uyashyireho na languages, then ushireho na interest. Nubisoza urashyiraho aba referral. Nubwo aba referral hari gihe baba atari ngombwa iyo batabikubwira, ariko wabashyiraho kugira ngo CV yawe ibe standing. Numara gukora CV yawe neza nkuko ubibona hano, iyi template abantu mwakurikiye video kugeza kuri munota ndabahereza iyi template muri video description. Ujyemo urebe link irimo, iyi template iraza kubafasha kugira ngo muyikore neza. Hanyuma uraza hano utangira ushyemo education certificate, hariya urashyamo diploma. Numara kwishyiramo tugeza hano kuri video, urakora ka video k'umunota umwe. Uragakora usobanura, wivuga, introduce yourself, usobanura impamvu ushaka kuba champion. Nyine ibi birasaba gutegura. Urajya kuri Google searching udukuru dukeya, information nya, then witoze ufate aka video k'umunota umwe. Wemerewe kuri coding inshuro zishoboka zose kugira ngo ukore video iri standing nziza uze kuyi-uploadingamo. Yes, I understand that applying does not grant retirement and that participation in DOT climate program is voluntary and free of charge. Yes, uraza hano hari yes I understand, ukoreho habe hajyamo agatike k'icyatsi. Nikamara kujyamo uraba ugiye kohereza application yawe. Kuyohereza rero uraza ujye hano hari submit, nurangiza ukirike kuri button ya submit, hanyuma application yacu tube turayisoje tuyohereze. Niba uri mushya ku rubuga rwacu ukaba uri ubwa mbere tubanye, kanda subscribe aho hasi wiyandikishe
ube umwe mu bazajya bakira amakuru yacu ku gihe. Ndagushimiye kandi mbifurije amahirwe masa.